muraho neza nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Tukaba tugiye gukomeza tuganira ku gitabo maze iminsi nsohoye kuko natangiye kukibaganirizaho. Uyu munsi tukaba tugiye kwibanda ku gifuniko cy'igitabo, yaba hano imbere n'inyuma. Reka dutangire ku gifuniko imbere. Turahera ku mutwe w'igitabo The Heaven Test in Rwanda in 1994. Uko ijuru ryageragerejwe mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ibi bikaba byari byarahanuwe na Kristo ubwe na nyina Bikira Mariya mu mabonekerwa yaberaga i Kibeho, cyane cyane mu mwaka w'1982. Nubwo tuzi ko amabonekerwa yatangiye mu 1981 kugeza 1989, ubutumwa bw'ibyari kuba mu Rwanda bwatanzwe by'umwihariko mu mwaka w'1982. Ahangaha murabona imyaka 20. Ibyavuzwe ni byinshi, abantu bagiye bavuga byinshi bitandukanye ku byabaye mu Rwanda, ariko ukuri ni kumwe, kuko ukuri nahawe gushingiye kuri Bibiliya ntagatifu. Aha murabona ikarita y'u Rwanda n'ibihugu bidukikije: Uganda, Tanzania, Burundi na Zaire ariyo Kongo y'iki gihe. Hakaba hari umucyo uturuka mu ijuru umurikira u Rwanda, ushatse kuvuga ko u Rwanda ruzongera rukaba igihugu cyiza, Imana izongera gutahamo abantu nibamara kongera gukundana nk'uko bigomba. Ubwo rero ngiye kubasobanurira iby'iyi karita n'iki kiraro kiri muri iyi karita, uko nabyakiriwe, uko umwuka yabimpaye, nuko nabyumvise ngomba kubisobanurira Abanyarwanda. Muri iyi karita uko mubibona none ngiye mbasubiriramo, hari Uganda, Tanzania, Burundi na Kongo ariyo Zaire, bivuze ko ari impunzi z'Abatutsi zari zarahungiye. Iki kiraro rero mureba gisobanuye ko u Rwanda rumeze nk'ikiraro cyagiye gicika uko imyaka yagiye hita, tuhereye cyane cyane mu mwaka w'1959 hataho 1973 kugeza muri 1994 habaye jenoside yakorewe Abatutsi, twese uko tubizi, akaba ari yaje ari rurangiza. Aha ikiraro kidacitse bikavuga ko cyari igihe cy'agahenge cy'amahoro, ubwo abantu babagaho nta bwicanyi buhari, akaba ari cyo bisobanuye. Kugira rero dusobanukirwe iby'iki kiraro gicitse, turasubira inyuma duhere mu myaka y'1800 uko mubibona ahangaha. Aha akaba ariho ruzingiye Abanyarwanda batajya baganira, kuko nk'uko tubizi mu myaka y'1800 u Rwanda rwari ruyobowe n'ingoma ya cyami, kandi abami bakaba bari Abatutsi. Aha rero ibyo abantu benshi batajya bavuga, yaba yewe ku maradiyo mpuzamahanga, ibyo abantu bavuga, ibyo abantu bandika kuri za internet, abantu bose bavuga, ntabwo bajya bavuga kuri uyu mwaka w'1800 ibyabaye. Ati kuki? Tuzi ko bivugwa ko Abatutsi aribo bari bake 14%, Abahutu ari 85%. Ese byagenze gute kugira ngo abantu bake babashe kuyobora abenshi, aribyo bise nyamwinshi? Iki akaba ari ikibazo, kuko abantu ntabwo babisobanukirwa uko byagenze. Ese byatewe n'iki? Byagenze gute? Kuko kugira ngo umuntu abyumve, ugomba gusubiza amaso inyuma ukareba byagenze gute, habaye iki cyatumye Abatutsi bari bake bayobora Abahutu bakabigarurira. Ubu tuzabireba uko dukomeza kwinjira mu gitabo. Muri 1959 rero Abahutu bigaranzuye Abatutsi, havanyweho ingoma ya cyami, Abatutsi baricwa, abandi bahungira za Uganda cyane cyane. Hataho igihe cy'agahenge, bigeze 1973 Abatutsi barongera baricwa nanone, barongera basubira mu buhungiro, ubwo niko bajyaga muri za Uganda, za Tanzania, Burundi na za Kongo, Zaire. Birakomeza mu 1982 aribwo Bikira Mariya yagiriraga amabonekerwa
ikibeho akabwira abanyarwanda iyunge mukundane hato ishyano bitazabagwirira. Ibyo ariko ntabwo ariko byaje kugenda, kuko abanyarwanda bavuniye ibiti mu matwi, bimika umwiryane n'urwango, biza gufata imyaka 12 gusa ko mu 1994 aribwo jenoside yakorewe abatutsi twese ko tuyizi yagwirira u Rwanda nkuko turi bugende tubireba. Ariko mbere gato hari hatangiye intambara y'Inyuma 1990, uko iyo ntambara yabaye, icyayiteye nabyo turaza kubirebera hamwe, nuko haje kuvamo jenoside y'Inyuma 1994. Hasaha murahabona imirambo y'abantu bagendaga bicwa, bisobanuye ko uko abantu bitwaga habonaga imirambo n'imiborogo mu gihugu, habaga imirambo n'imiborogo mu gihugu. Ariko nkuko nabivuze mu 1994 biba rurangiza, biba gahomamunwa. Iyi mirambo iri hano rero isobanura ubwicanyi bwagiye buba mu Rwanda uko ibihe byagiye bisimburana, ariko cyane cyane turebeye kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ubwo rero turareba kuri aya mabendera nayo ari hano, yaba ibendera ry'Abafaransa n'iry'Abanyamerika byicariye igisanduku cya zahabu. Icyo bisobanuye ko ubundi ibi bihugu twita by'ibikire by'ibihangange bireba ibihugu by'ibikene biri mu nzira y'amajyambere, bikareba ikibazo kiri mu baturage cyangwa mu bukungu bw'igihugu, akaba ari cyo kibazo byuririraho bigateza umwiryane muri ibyo bihugu kugira ngo bibashe kubisahura n'abantu bo muri ibyo bihugu babashe kwicara. Ibi rero akaba ari byo byabaye hagati y'Abahutu n'Abatutsi, ariko bikongezwa n'urwango Abahutu bari bafitiye Abatutsi, urwango rw'igihe kirekire. Abafaransa bahaniraga inyungu zabo ku ruhande rumwe, n'Abanyamerika nabo bashaka kuza kubona akamanyu k'umugati mu karere. Ibyo bakaba ari ibindi twazinjiramo, ndumva narabivuze mu gitabo. Ariko muri make kugira ngo iriya jenoside ibe, nuko ibihugu by'ibihanganye biza bikurira ku kibazo igihugu kiba gisanganywe, noneho bigakongeza umuriro, ubundi bikitaza abanyagihugu bakamarana, noneho bamara kumarana bagatangira gusobanura ibintu uko babyumva cyangwa uko babishatse, cyangwa se bakanabivuga nuko bitari, kuko ntabwo mu by'ukuri baba bumva ibyabagwirira ibyo ari byo. Ubwo rero muri make abantu bajya babanza gushoza bakareba bakumva neza ibyo baba bijandikamo, aho biba byaturutse n'inkomoko yabyo, kuko burya ntabwo ari bose bapfa gusobanukirwa ibiba byabaye mu gihugu. Aha rero iyi nteruro nashyize hano, time makes sense with time, niyo nahawe n'umwuka. Bivuze ngo abantu bayibonye bwa mbere nyibereka batangira kuvuga ibi turabizi, bivuze ngo bucya bucyana yandi, bucya bwitwa ejo, na nyina wundi abyara umuhungu agatinze n'amenyo ya ruguru. No, ntabwo ari cyo bivuze. Umwuka bimpa kugira ngo byandike mbere na mbere byari bihagarariwe na people chose hell than heaven. Abantu uko bahisemo umuriro utazima aho guhitamo ijuru. Bigendera rero ku mategeko agenga inzu yafashe gusohora iki gitabo, bambwiye ko iyo nteruro itari kujya ku gifuniko cy'igitabo, niyo mpamvu niko byagenze ihindurwa n'iyi, ku buryo Imana yiguhaye ibifite icyo yasimbuza ikindi igihe icyo ari cyo cyose. Iyi nteruro rero time makes sense with time, ngiye kubasobanurira impamvu iri hano n'ikisobanuye. Ikisobanuye rero ni imyumvire, kumva ukumva ikintu, understanding. Bivuze ngo mu gihe runaka nk'uyu munsi ushobora kubona ikintu ukacyumva uko ubitekereje bigendanye n'igihe urimo, ariko uko ibihe bigenda bisimburana bijya imbere, nibwo ushobora kwicara ukavuga ati uzi ko bya bintu iki ari byo bisobanuye. Ni ukuvuga ngo igihe kigufasha gusobanukirwa ibintu ubundi utakabaye gusobanukirwa neza. Nicyo bivuze hano, nkuko abantu benshi uko iminsi igenda yicuma niko bagenda bumva ibyabayeho n'ibyababwiririye.
Iki gitabo rero ntangira kucyandika draft ya mbere irangiye cyari amapaje 700, noneho bareba basanga kizaba kinini cyane cyagira amapaje 1000 arenga, nibwo bahise bakigira 8:25 ko mubireba aha kuri 11 kugira ngo ibintu bibashe gukwirwamo neza. Ubwo birangira ariko badesize ko kigomba gusohoka. Ibyo rero akaba ari byo bikubiye ku gifuniko hano imbere ko mubibona muri make. Ubu byinshi tuzajya tubigarukaho ko biri no mu gitabo. Ku gifuniko inyuma ndabasomera muri make ibyanditseho, nubwo byanditse mu Cyongereza ndagerageza kubishyira mu Kinyarwanda, ariko mbere yo kubasomera ndagira ngo mbabwire ko iki gitabo cyasohokeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Etats-Unis, USA, gisorwa n'inzu isora ibitabo izwi cyane ku isi, cyane cyane ifite umwihariko mu gusora ibitabo birebana n'iyobokamana harimo na za Bibiliya. Iyo nzu ikaba yitwa Westboro Press, ikaba ari division ya Thomas Nelson and Zondervan. Nkimara kwandika igitabo kuko gishamikiye ku ijambo ry'Imana n'umwuka, nibwo nicaye ndavuga nti reka ndebe abantu bafasha kugisohora. Nza kubona Thomas Nelson and Zondervan, division yabo ya Westboro Press, imfasha kugisohora, inyereka ibyo ngomba gukurikiza, ndabikurikiza, ubwo banyemera ko nabo bazakisorera. Ubwo rero tukizimbye mu magambo, reka nyurimo muri make ibyanditse hano ku gifuniko inyuma. Iki gitabo bagishize mu gitabo cy'amateka. Aha inyuma nk'uko tuhabona turahasanga ibi bikurikira: aho ababiri bateraniye bambaza izina ry'Imana Uwiteka, Imana nayo ibiri hagati yabo. Ibi tubisanga muri Matayo 18:20. Ibi twakuze nk'abana twumva ko aho babiri bateraniye bambaza Imana bavuga Imana ibihari, niko twakuze tubyumva kandi ni ukuri. Jenoside ya 1994 yakorewe Abatutsi yashobotse kuko urwango rwari hagati y'Abahutu n'Abatutsi, cyane cyane urwango Abahutu bafite Abatutsi, rwagiye rukura uko ibihe byagiye bisimburana. Ibi bikaba byaratweretse ubunyamaswa n'ubugome ikiremwa muntu gishobora kuba, kuko umuntu yaba inyamaswa, kuko ibyabaye abantu birara mu bandi bakabica karakageni ntaho byari byarigeze biba, ni ubunyamaswa. U Rwanda rwafatwaga nk'ikirahure cyuzuye amazi, nta n'igitonyanga na kimwe gishobora kongerwamo kuko yameneka. Ibi byatumaga impunzi z'Abatutsi zari zarahungiye mu bihugu by'ibituranyi duhana imbibi bibuzwa gutaha iwabo. Ibi kandi nanone bigatuma Abatutsi bari mu gihugu imbere bigizwayo, abandi bagafatwa umunyago, bikozwe n'Abahutu bari nyamwinshi icyo gihe. Imana rero yaje gutuma ko haba intambara yatangiye ku ya mbere Ukwakira mu 1990, ikozwe n'Abatutsi bari barahungiye mu bihugu duhana imbibi kugira ngo batsinde Sekibi wari wariyimitse mu Rwanda, bikozwe n'Imana ubwayo, kuko nta kintu kimwe kiba Imana itakigizemo ubushake, kuko nuko byagenze, niko nabyakiriye ko ngomba no kubisobanura. Aha rero intandaro y'ira ntambara ya 90 uko nabyeretswe tuyisanga mu Baroma 3 kuva ku 10 kugeza ku 18, aribyo tugiye kurebera hamwe icyo Imana ibitubwiraho. Aha ngaha ndifashisha Bibiliya yo mu Cyongereza kuko naje gusanga mu Kinyarwanda abantu bagenda babisobanura uko bidahura neza, uko nabyeretswe mu Cyongereza nkabisobanukirwa, reka aribyo nifashisha ngerageze kubishyira mu Kinyarwanda kiboneye nuko nabyakiriye. Abaroma 3:10-18 niho iyi ntambara n'ibyabaye mu Rwanda byizingiye,
nk'uko nabyeretswe. Tangiye ku 10 nk'uko byanditswe, nta n'umwe w'umunyakuri, nta n'umwe, ntawe, oya, nta n'umwe wumva, nta n'umwe ushaka Imana, bose bateye Imana umugongo, noneho bose hamwe babimbura mu maro. Nta n'umwe ukora icyiza, yewe habe n'umwe. Imihogo yabo ihora ifunguye nk'imva, bakoresha indimi zabo mu kuyobya abantu. Ubumara bafite buhora ku minwa yabo, iminwa yabo yuzuye imivumo n'umunabi. Amaguru yabo ahura ashishikajwe no kumena amaraso. Mu nzira zabo hari amatongo n'umwijima. Ntabwo bazi amahoro na gato, ko batigeze bayamenya. Ntibatinya Imana habe na gato, kandi babona. Ibyo rero akaba ari byo Imana yanyeretse mu Baroma 3:10 kugera ku 18 ku byabaye mu Rwanda n'icyabiteye. Urumva ko abantu bateye Imana umugongo, bimika Sekibi, bagira urwango ruhebuje, birakaza Imana, bituma haba iriya ntambara y'1990. Kuko iyo Imana itaza kubyemera, ntabwo iriya ntambara yari gushoboka. Intagondwa z'abahutu zagize ibitambo abandi bahutu basanzwe, zibabeshya ku byabaga mu ntambara y'1990. Ibyo nabyo tuzabigaruka mu gitabo bisobanura neza uko byagenze. Ibi ariko bikaba byaratumye abatutsi bo mu gihugu imbere baba target no gushaka kurimburwa n'abahutu b'intagondwa uko intambara yagendaga yegera Kigali. Hari hasigaye impamvu imwe gusa kugira ngo abahutu b'intagondwa batangire gushyira umugambi wa Bugosora wa Apocalypse w'imperuka yagomba gukorerwa abatutsi. Abicanyi ruharwa barateguwe, cyane cyane abazwi nk'interahamwe n'impuzamugambi, bategereza ayo mabwiriza yo kwirara mu batutsi ngo batangire babice. Iyo mbarutso rero yaje kubaho ubwo indege yari itwaye Habyarimana ku wa 6 Mata 1994 yahanuwe, irashwe, biba intandaro yatumye ubwicanyi bw'abatutsi butangira igitaraganya n'igihe kitageze. Ariko icyatangaje abantu nuko Habyarimana yakunda kwita ikinani cyananiye abagombe n'abagambanyi, kandi akaba yarashyikiwe n'Abafaransa. Nta muntu n'umwe wakekaga yuko yari kwicwa karakageni ngo ubwicanyi bite butangira uwo mwanya, nubwo abantu bari bafite urwango muri bo. Ariko iriya yabaye intandaro yo kugira ngo abahutu cyane cyane b'intagondwa batangiye kwirara mu batutsi imburagihe. Donc batangira ubwicanyi imburagihe. Buriya bwicanyi bwabaye imburagihe kuko nubwo abantu bari barateguwe igihe cyose bazice abatutsi, byaratunguranye hatangira ubwicanyi bw'imburagihe, ari byo byashyize mu bikorwa urwango abahutu bari bafitiye abatutsi, batekereza no kubamaraho mu Rwanda. Tuzi neza ko miliyoni imwe isaga y'abatutsi yatikiriye muri ubu bwicanyi, hamwe n'abahutu b'imitima myiza batari bashyigikiye ubwicanyi bw'abatutsi, nabo barabazwe, baricwa, baratemwa mu gihe cy'iminsi 100 gusa. Ubwicanyi rero bwihuse kubera ko intagondwa z'abahutu zakoresheje itangazamakuru, cyane cyane nk'ibinyamakuru nka Kangura
na radiyo ya RTLM, aho bahamagariraga abahutu basanzwe kwirara mu batutsi kugira ngo babice bamare mu Rwanda. Nk'uko nari navuze hano mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani na kabiri, tuzi neza ko Bikira Mariya abonekera i Kibeho yabwiye abanyarwanda, arababurira, nimwiyunge, mukundane, mwubahane, mwihane, hato amahano atazabagwira. Ariko abanyarwanda batera agati mu ryinyo, bavunira ibiti mu matwi, ntibakurikira ubwo butumwa babonaga, aribyo byaje kuvamo jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Abahutu b'intagondwa rero n'abari babafashije bose n'abambari babo bishe umututsi wese bashobora kubona. Ngiye nkaba mbyita nkaho byari amasiganwa cyangwa marato y'uwishe benshi, ko abantu babyigambaga. Noneho nkanabyita nkaho yari full time job, yari nk'umubyizi abantu bihaye mu minsi 100. Nabyise umubyizi kubera iki? Abantu babyukaga mu masaha 12 saa moya, saa 2 bakagenda izuba rirashe, bakajya kwirirwa bahiga abantu bica umunsi wose kugeza izuba rirenze. Ikaba yari nka full time. Umuntu yabaga yagiye nko ku mubyizi cyangwa ku kazi ko kwica, yirirwa ashaka abantu yica kugira ngo yumve ko koko nawe afite ishema ryo kwica. Ubwo rero abantu babigize umubyizi, ubwicanyi buhabwa intebe mu gihe cy'iminsi 100, ari amezi 3. Bivuze ngo Satani ari we Sekibi yimitse ibirindiro mu Rwanda, Imana irabireka biraba. Aribyo abantu bahora bibaza bose, ngese Mana wari urihe? Kuki wabyemeye? Kuki watumye biba? Ibi byose abantu ntabwo babyumva, kubera ko cyane cyane bireberwa mu ndorerwamo y'amoko, abahutu n'abatutsi mu buryo bugaragara. Ariko abantu icyo basabwa ni ukubirebera mu mwuka, kuko ibintu byose burya bibanza kubera mu mwuka, noneho bikaza in the physical, mbese mu buryo bugaragarira amaso, ukabibonesha amaso, ariko byabanje kuba mu mwuka. Niyo mpamvu rero ibyabaye abantu batabyumva kimwe, batabibona ngo babisobanukirwe, kuko abanyarwanda 99% ibyabaye mu Rwanda icyo babiboneraho cya mbere ni mu ndorerwamo y'amoko, abahutu n'abatutsi. Ariko se kuki Imana yabyemeye kugira ngo bibeho? Nuko Imana yarebaga ko abantu bameze, batekereza, urwango bafitanye, cyane cyane urwango abahutu bari bafitiye abatutsi rw'igihe kirekire. Imana rero yashatse ko biva mu nzira, ariko iha n'abandi amahirwe kugira ngo nabo baze barebe ko bakongera kwimika Imana mu Rwanda. Ibyo nabyo tuzabireba uko ibintu bimeze. Ariho Abaroma 3:10 kujya kuri 18, nubwo byabaye kiriya gihe, ijambo ry'Imana buri gihe burya rihora ari rimwe. Iyo utarikurikije ibi bintu bishobora kongera kubaho. Ubu rero abantu kugira ngo bitazongera bagomba kubisobanukirwa, cyane cyane ku buryo bw'umwuka, hakoreshejwe ijambo ry'Imana, kugira ngo basobanukirwe iby'amahano yababwiriye, noneho hato bitazongera, aho kugira ngo bahore baterana amagambo hirya hino babisobanure uko bitari. Kuko inyito z'ibyabaye mu Rwanda zirenze amagana n'amagana, ariko ukuri ni kumwe. Kuko ibyabaye mu Rwanda ukuri kwabyo ni kumwe, uko Imana mbese ibibona ntabwo ariko abantu babibona. Ubundi abantu bagombye kubirebera mu mwuka. Icyatumye bicana nuko bari bafitanye urwango rurengeje kamere, akaba ari impamvu Imana yatumye biba. Ubwo rero muri make n'ibyo biri mu gitabo, biri ku gifuniko cy'igitabo. Ahasigaye tuzinjira mu gitabo nyirizina, ngende basobanurira uko nabihawe n'umwuka, abanyarwanda barushaho kubyumva. Nizera bizatuma urukundo rugaruka mu bantu, Imana nayo izongera itahe u Rwanda, uyu mucyo n'imirasire yongere irasire u Rwanda, Imana yongere itahe u Rwanda, abantu bimuka urukundo. Ubwo nkaba mbashimiye, mukomeze musangize bagenzi banyu iki gitabo. Ubwo nzongera ngaruke dukomeze mbasobanurira ibigikubiyemo n'amashapitire kirimo,
naho mwagisanga muzakisomera ubwanyu, kuko ibyo ndi kubabwira ubu ndi kubibanyura muri make. Imana ikomeze barinde, nakagaruka. Like, share and subscribe. Ntubyihererane wenyine. Imana ibarinde. Amen.